twongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Evangeliz Monde TV aho muherereye ku migabane yose y'isi. Ndabizi hari abantu benshi baba badukurikiye ndetse no mu ntara zacu z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu murwa wa Kigali. Uyu munsi rero twagize umugisha udasanzwe wo kugera mu ntara y'Iburengerazuba cyahoze ari Cyangugu, akarere ka Rusizi. Niho turi, aho twahuye n'abaririmbyi beza cyane, muraza kubumva, bitwa Bethelehemu. Bafite amateka akomeye, baraza kutubwira amateka yabo, baturirimbire, badutaramire, kuko n'abaririmbyi beza cyane. Uyu munsi rero ni umunsi w'igitaramo, ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu hano kuri Evangeliz Monde. Hano rero reka tubasuhuza abaririmbyi bacu, nabo babasuhuze. Niba na ngombwa ahari nyamuri tubwira akazina kamwe kamwe simbizi, ariko muratubwira. Muraho neza Bethelehemu? Amakuru yanyu? Murashima Imana? Twishimiye kubabona cyane. Imana ibaho umugisha. Ndabona mukira abaririmbyi batoya, bakiri bato, ngira ngo mufitemo n'abakuru. Okay, umukuru mufitemo afite nk'imyaka ingahe mugereranije? Muri 42 gutya. 42. Ni korali y'abajene. Hanyuma umutoya umutoya ashobora kuba afite 19. 19. Urumva ni korali y'abajene, ni korali nziza cyane, iririmba neza. Ntabwo turi kuvuga ko abasaza bataririmba neza, nabo mwarababonye, ariko bafite uwo mwihariko ko ari abaririmbyi bari hagati na hagati mu gihe cy'urubyiruko. Birumvikana ko ari abaririmbyi beza cyane. Imana ibaho umugisha rero, turabishimiye, twiteguye ko mugiye kudutaramira tugafashwa. Tubifurije gufashwa mwese abadukurikiye. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Kumbi
Haleluya. Turashima Imana ko muri no corona yose nta kintu twabaye, ni amashimwe y'Imana dukwiye gushimira Imana. Ubw'ibyo rero tugiye kuririmba indirimbo tubwira Imana tuyishimira cyane. Ati se tuvuga iki mwami? Tuvuga iki ko turengeye no corona yose, ko tubaye hafi ibintu byose muri gahunda zose twabayemo, ko tubaye hafi tuvuga iki? Amen. Niko dutangira tuvuga abadukurikiye ngo dufashe kuririmba ino ndirimbo. Haleluya. Abari kutwumva mukurikira ino ndirimbo cyane irimo ubutumwa. Tuvuga iki mwami? Wakira amashimwe yacu mwami, nyemerera wakire amashimwe y'umutima, uzahora urungami iteka ryose. Ugikindekiki kurungama ukwiriye, wuzuye icyubahiro, urahebuje. Nyemerera wakire amashimwe y'umutima, uzahora urungami iteka ryose. Igitambo mwami tukuzaniye, n'amashimwe y'umutima, uzahora uruwera. Igitambo mwami tukuzaniye, n'amashimwe y'umutima, uzahora uruwera. Mbese mwami twaguhwanya nande, twakugereranya nande mwami? Imirimo yawe mwami irahebuje, imirimo yawe irahebuje. Nakugereranya nande, imirimo yawe ma irahebuje. Hahirwa uguhungiraho, ntacyazakurana, bwihisho bw'ubugingo bwacu utwitayeho. Naguhwanya nande, nakugereranya nande, imirimo yawe ma irahebuje. Hahirwa uguhungiraho, ntacyazakurana, bwihisho bw'ubugingo bwacu utwitayeho. Mbese naguhwanya nande, nakugereranya nande, imirimo yawe ma irahebuje. Hahirwa uguhungiraho,
tuzakuburana bwihisho bw'ubugingo bwacu utwitayeho igitambo mwami tukuzaniye n'amashimwe y'umutima uzahora uruwera igitambo mwami tukuzaniye n'amashimwe y'umutima uzahora uruwera wakira igitambo cy'amashimwe tukuzaniye wakira amashimwe avuye ku mitima yacu twibutse imirimo y'amaboko yawe mwami dusanze nta wundi twaguhwanya nawe urahebuje 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 Yesu mwami Imana turazirikana ineza yawe turazirikana urukundo rwawe kuri twebwe turazirikana imirimo y'amaboko yawe mwami wakira igitambo cy'amashimwe tukuzaniye natwe ntabwo twabyihererana ntabwo tuzi kuri hejuru ya byose Imana ishimwe igitambo mwami tukuzaniye n'amashimwe y'umutima uzahora uruwera igitambo mwami tukuzaniye n'amashimwe y'umutima uzahora uruwera uzahora uruwera igitambo mwami tukuzaniye n'amashimwe y'umutima 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 uzahora uruwera
Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Tunejejwe n'Imana nka Korali Bethelehemu muri aka kanya. Imana ishimwe. Tugiye kuririmba indirimbo irimo amavuta, indirimbo inejeje, buri muntu wese afashwe nayo, buri muntu wese akurura ubwiza bw'Imana, buri muntu wese ahantu ari ahariho hose anezezwe n'Imana muri aka kanya. Murakoze cyane. Iyo
ritubwira gukomera. Uhumure uhumure mwana wanjye, kuko turi kumwe. Twakuvaho twe tukajya tutagufite twababande, kwari wowe byose tugushyize hejuru, mwami uhimbazwe. Twakuvaho twe tukajya tutagufite twababande, kwari wowe byose tugushyize hejuru, mwami uhimbazwe. Iyo ducitse intege tunaniwe bitugoye turushye, twumva ijwi ryawe ryiza, mwami we ritubwira gukomera. Guhumure mwana wanjye, amen, kuko turi kumwe. Iyo ducitse intege tunaniwe bitugoye turushye, twumva ijwi ry'umwami ryiza ritubwira gukomera. Guhumure mwana wanjye, kuko turi kumwe. Iyo ducitse intege tunaniwe bitugoye turushye, twumva ijwi ryawe ryiza ritubwira gukomera. Uhumure mwana wanjye, kuko turi kumwe. Iyo ducitse intege tunaniwe bitugoye turushye, twumva ijwi ryawe ryiza ritubwira gukomera. Uhumure mwana wanjye, kuko turi kumwe. Twakuvaho twe tukajya tutagufite twababande, kwari wowe byose tugushyize hejuru, mwami twakuvaho twe tukajya tutagufite twababande, kwari wowe byose tugushyize hejuru, mwami uhimbazwe. Twakuvaho twe tukajya Haleluya, haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo umwami wanjye Yesu adufitiye ibambe ryinshi, nawe uri kureba iyi video, umwami Yesu adufitiye ibambe ryinshi. Hazabaho umunsi umwe tuzigendera mu ijuru tugiye kureba umwami Yesu aho yaduteguriye. Duteshuke, tube maso, dutegereje twihanganye kugira ngo tuzabashe kubona umwami Yesu. Amen. Umwami wanjye Yesu afite ibambe ryinshi, yasize ubwiza bwose aza mu isi kuncungura. Arazamuka asubira kwa se, azagaruka tujyane twibanire mu ijuru, mu bwami bwiza ubwo yateguye. Umwami wanjye Yesu afite ibambe ryinshi, yasize ubwiza bwose aza mu isi kuncungura. Arazamuka asubira kwa se, azagaruka tujyane twibanire mu ijuru, mu bwami bwiza ubwo yateguye.
twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye tuzarabagirana tuzahora turirimba n'ibimuga bikimbagira tuzabwira umwami Yesu tutishimwa mu byiza tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye nitugera mu ijuru tuzarabagirana tuzahora turirimba n'ibimuga bikimbagira tuzabwira umwami Yesu tutishimwa mu cyiza tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi kurira tuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye ijuru hazaba rimwe twigendere twisubirire iwacu tuzanezezwa no kwibera hamwe n'umucunguzi wa Yesu kurira kuzabayo hazaba umunezero tuzibera mu rugo rw'umwami Yesu rwo yateguye haleluya reka dushyire hejuru tuvuge ko Imana igira neza imbabazi zayo zihoraho iteka urukundo rwayo ntawarurondora
hejuru tuvuge ko Imana igira neza imbabazi zayo zihoraho iteka urukundo rwayo ntawarurondora kandi ukwikunda umwana wayo nanjye nikwikunda ndakwiriye umugome nukwima Yesu wancungure kandi ukwikunda umwana wayo nanjye nikwikunda ndakwiriye reka dushyire hejuru tuvuge ko Imana igira neza imbabazi zayo zihoraho iteka urukundo rwayo ntawarurondora reka dushyire hejuru tuvuge ko Imana igira neza imbabazi zayo zihoraho iteka urukundo rwayo ntawarurondora nawe inyanja zose zaba nka wino ibyatsi nabyo bikaba uducumu tw'abanditsi ijuru naryo rigahinduka impapuro ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwe ntibabirangiza nawe inyanja zose zaba nka wino ibyatsi nabyo bikaba uducumu tw'abanditsi ijuru naryo rigahinduka impapuro ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwe ntibabirangiza kandi ukwikunda umwana wayo nanjye nikwikunda ndakwiriye umugome nukwima Yesu wancungure warakoze Yesu kuncungura wampinduye umwana wawe warakoze Yesu kuncungura wampinduye umwana wawe warakoze Yesu kuncungura wampinduye umwana wawe twongeye kubasuhuza abakunzi ba Evangeliz Monde TV aho muherereye hose Imana ikomeze ibaha umugisha
turabashimiye cyane uburyo mukunda ijambo ry'Imana, uburyo mukunda ubuhamya bw'abantu b'Imana, amakorali n'ibindi. Imana ikomeze ibafashirizemo kandi igira ahantu tuvana n'ahantu tugeza. Rero uyu munsi twagize umugisha n'ubundi turi mu cyahoze ari Cyangugu mu ntara y'Uburengerazuba, turi kumwe n'umutumirwa wacu ni umuyobozi arabitubwira wa Korali Bethelehemu, agiye kutwibwira hanyuma noneho tumwakire dukomeze tuganire ibyo tugomba kuganira. Muraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Amakuru yanyu? Turashimira uhoraho. Nitwa bande mutwibwire muri bande? Murakoze, nitwa Kubaho ni Yesu Jean Baptiste. Ndi umukristo Gihundwe, aba n'umuririmbyi muri korali ya kabiri yitwa Bethelehemu. Iyo korali uri umuririmbyi gusa, uri umushinzwe amasengesho, ushinzwe n'iki? Murakoze, iyo korali ndi umuyobozi wayo, nanjye perezida wayo muri iki gihe. Yego. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Nagize amatsiko, korali yanyu amateka yanyu ni ayahe? Mwatangiye mute mu by'ukuri? Mumaze igihe kingana iki? Mbega amateka y'umurimo w'Imana uko mwatangiye mutubwire. Murakoze cyane. Iyo korali ni korali yatangiye mu 1998, itangira mu kwezi kwa karindwi, ariko jyewe nyinjiramo mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho muri uwo mwaka w'ibihumbi 2000 nayigezemo mu kwezi ngira ngo kwari ukwa gatatu, kwari ukwa kane. Mu kwezi kwa karindwi bangira kuba umujyanama wayo. Hanyuma mu 2001 niba nibuka neza nibwo nabaye perezida w'iyo korali. Iminsi rero uko yagiye yisunika, twagiye dukora Imana, ariko twatangiye turi korali y'abana. Twatangiye turi korali y'abana, twahabwaga indirimbo rimwe mu kwezi, hanyuma tukajya turirimba indirimbo kuririmba ku rusengero. Yego. Mukazikura hezo muririmba? Twari dufite abantu abaterankunga. Korali Betania yari ifite abantu yatugeneye bo kuza kudufasha. Baratureze baturera neza. Imana ibaha umugisha kuko bakoze umurimo wabo neza. Igihe cyaje no kugera muri ubwo bwana twari turimo, badufasha no kugera dufite indirimbo ziri z'amajwi gusa, za audio, twari twakore muri studio y'i Bukavu. Yari album rero yari yiswe ngo ni kuki dutewe ubwoba n'ibiriho ubu. Ariko kubera ko icyo gihe twakoreshaga udukasete, ubu nibwo turi kongera kurwana n'ayo majwi yacu kugira ngo twongere kureba ko tuyabona. Yego. Byaje gukomera, korali irakomeza iriyubaka. Ni nako twagendaga dukura, ariko tukanatakaza n'izindi mbaraga kubera ko hari abajyaga mu mashuri hirya no hino, abandi bakajya mu yandi makorali. Numva twari korali y'urubyiruko, abakuraga bajyaga mu yindi korali, ariko sinigeze numva bimbereye ko nayisiga, ahubwo nakomeje kubana nabo. Cyakora uko imyaka yisunika naje gusa nk'uyisohotsemo, njya nubaka urugo. Nyuma y'uko nubatse urugo njya muri Korali Betania, abariho nkorera umurimo, ariko nza kubona abana bameze nk'abasigaye bonyine. Biba ngombwa ko nza kuzasubirayo. Subirayo, turongera turafatikanya. Igihe kiragera n'ubundi bongera kontorera kuba perezida w'iyo korali, ari nawe uyu munsi ndimo. Byumvikane ko ubwo ni ku nshuro ya kabiri bantoreye kuba umuyobozi w'iyo korali. Yego. Ni korali rero nk'uko nababwiye yahoze ari y'abana, ariko tugasenga Imana ikatubwira ibintu byinshi. Muri ibyo byinshi yatubwiraga, ubu nuko turi korali ya kabiri Igihundwe uyu munsi. Twumva ari intambwe Imana yaduteresheje, kuko uyu munsi noneho harimo abagore, harimo n'abagabo, nubwo bitabujije ko na rwa rubyiruko ruhari. Ariko muri make Imana yatugiriye neza kugeza kano kanya. Turacyasenga Imana tuyisaba ko ikwiriye no kudushyigikira mu bisigaye. Birumvikana cyane, biranatangaje kubona ukuntu muririmba. Andi makorali kugira ngo yiyubake bisaba igihe kinini, kandi bo bagahora. None mwebwe ko umuntu yakuraga yajyaga ahandi, ko umuntu akuze akajya ahandi hakaza abana, aho mugeze uyu munsi amajwi twabumvanye biratangaje cyane. Ariko naho zindi kwibaza, ese kuki mwahisemo noneho kuba muri korali, muri Korali Bethelehemu? Umuhamagaro wanyu w'umwihariko ni uwuhe wabateye kugumana gutyo? Mufite uwe muhamagaro w'umwihariko kubera iki? Mbibajije ahantu nsengera hari korali imwe
iraririmba nyine mu rusengero nk'uko tubimenyereye, ariko ifite umwihariko w'uko bo baragemura muri CHK mu bitaro, bakagemurira abarwayi, barateka, bagira umunsi wo guteka, bakagemura, bakabwira n'abantu babyifuza bakajya kugemura. Ese mwebwe mu by'ukuri uretse kuririmba mu rusengero, niki cyatumye mwegerana mufite umwihariko? Murakoze cyane. Ibyo natwe tujya tubikora, tugera igihe tukabyumvikanaho, tugahaha, tukamvikanaho turi buhurire, tugakora uwo murimo, ndetse waje no kutuviramo igitangaza gikomeye. Yego, ndetse ubwo byaje kutuviramo igitangaza gikomeye ku bw'uwo murimo, kuko hari umuririmbyi wacu umwe wari ufite ikibazo cy'uburwayi arwariye mu bitaro bya Bushenge. Twari dufite n'amateraniro mu rusengero y'abaririmbyi, hanyuma Imana ikora ku mutima wanjye, impata cyane kwihuta. Kwa twumvikanye ko turi buhaguruka ku isaha ya 12:00 tugemuriye uwo muririmbyi wacu, ariko biranga mu rusengero mbura amahoro. Noneho biza kurangira mbwiye abo nari nateguye ko bari bugere kuri mugenzi wabo, nababwira nti musohoke tugende. Nandika nsaba uruhushya mu rusengero, mbwira abayobozi ngo badufashe ntibaduhinde indirimbo, kuko 1/2 cya korali nari ngitwaye. Tugeza mu Nyagatare rero, ahantu hitwa mu Nyagatare, niho twasanze umugezi wa nabi ariho yica umwana w'umukobwa, nk'uko twari turi kubyumva muri iyo minsi ko abakobwa bahicirwa bakabakuramo zimwe mu ngingo zibagize. Hanyuma tuhageze rero, Imana dukoresha ikintu gikomeye cyane cyo gutabara uwo mwana w'umukobwa. Uyu munsi ejo bundi yarashyingiwe, ejo bundi yarashyingiwe. Byadukoze ahantu, twaramushyigikiye, twagiye mu bukwe bwe, twari twizihiwe n'icyo kintu Imana yadukoresheje. Ikindi ni uko hagati muri twebwe murabyumva nyine ko ari abana, birumvikana. Hanyuma tugira ikintu cyo gufashanya muri twe, mu rwego rwo kugira ngo turebe ko twafasha abandi mu bijyanye n'ubuzima bwo kubaho, iterambere ry'ubuzima bwabo bwite ndetse n'ubwa korali. Imana ibaha umugisha cyane. Ni ikintu gikomeye. Abantu benshi bahurira amakorali bagamije kuririmba gusa, bakaririmba bagataha. Rimwe na rimwe umuntu akaburara ntibabimenye, umuntu inzi kamubwira ntibabimenye, ntajya n'ikintu bakora. Ariko uwo mwihariko ni mwiza, gufashanya mwebwe ubwanyu ku buryo mugira iterambere ryanyu bwite, ku buryo ndumva ubwo nta n'umwe wo muri mwe ushobora no kubura minerivare ahari, amafaranga y'ishuri muhari. Murakoze. Ibyo bishobora kubaho kubera ko twabuze uko tugira. Yego. Bigashobora kubaho kubera ko natwe ubwacu ikigero turiho, ubu twe kiratunyuze, ariko ntikiragera ku kigero cyo kumva ibyo bibazo byose twabikemura. Icyakora turabigerageza, mu mbaraga nke dufite turabigerageza, ariko kandi nabwo ntituragera ku rugero rushimishije rwo kuba twabyikorera 100%, ariko kubikoraho turabikora. Ikindi nshima Imana ni uko kuntu kumvira Imana ni ikintu gikomeye. Nk'umuyobozi ndacyumvise, abantu bajye bumvira Imana, ukuntu uvuze uti twarahagurutse tuzi ko tugemuye, tugeze mu nzira dutabara umwana wahuye n'umugizi wa nabi, ndetse uyu munsi yarashyingiwe, ngo bakoragamo zimwe mu ngingo. Imana ibihererwa icyubahiro ku bw'ibyo ngibyo. Amen. Indirimbo muririmba muhimba muti? Se mugira indirimbo zanyu, muririmba indirimbo z'abandi? Urumva cyane ko mwakuraga mujya muri Betaniya. Ese mwaririmbaga iza Betaniya, iza Hoziyana, cyane ko nayo ari korali izwi. Murahimba muti? Murakoze. Nk'uko natangiye mbabwira, bamwe muri abo bantu Korali Bethelehemu yaratwohereje kugira ngo babidufashemo, badufashaga guhimba. Ariko uko twabonaga uko bikorwa hifashishijwe Bibiliya, byabaye ngombwa ko natwe dukora komisiyo tekinike kudufasha muri icyo kintu, duhimba dukoresheje Bibiliya, ntabwo turirimba indirimbo z'abandi, turirimba indirimbo twihimbiye twifashishije Bibiliya. Uvuga ngo iyo mugiye muri Bibiliya mufata suje, cyangwa se suje iyo ari yo yose, cyangwa mugira ibintu mwibandaho? Iyo gurupe, murakoze, iyo gurupe twashyizeho, haba ngombwa ko hasomwa Bibiliya, hanyuma tukagera umwanya wo kudisikita ku magambo twavuzeho cyangwa se twasomye, n'icyo avuga n'icyo yashakaga kuvuga, tugahera aho ngaho duhimba, cyangwa se tubona icyagirira abantu umumaro, akaba ari cyo dukora cyangwa se tuvuga twifashishije ya mirongo muri Bibiliya. Mu bigenza gute kugira ngo mwifashishe uwo murongo? Nuba murabazanya kavuga mutese ninde uri gufashwa muri iyi minsi, ngatubwira umurongo yasomye,
cyangwa se muhera ku murongo musoma mukavuga ngo tugeza hareka dukurikije aho dusomye reka dukore gutya mujya muri Bibiliya mugahimba mukurikije iki? Murakoze cyane. Ubundi iriya korali irimo abanyamasengesho, hanyuma abanyamasengesho tugera rero muri korali nubwo n'abandi ari tubibakangura tukanabibatoza, ariko ubundi tubaza kugirana ikiganiro twagiranye rero icyafashije umuntu nkaba nshobora gutungura umuntu nkamubaza ngo ni iki kiri kugufasha, ni iki wumva ufashijwe n'iki muri kino gihe. Iyo atubwiye nk'ikiri kumufasha rero duhita dusaka umurongo muri Bibiliya ujyanye n'ibyo bintu biri gufasha wa muntu tugahera aho ngaho. Yego, Imana iguhe umugisha nk'umuyobozi numva ari wowe utoranya mukavuga uti rwose hano reka mbwire runaka ijambo abahaye mugaheraho muhimba. Ni umwihariko, hari abantu benshi bahimba buri wese agahimba ku giti cye, undi akayizana muri korali undi agahimba, cyangwa usanga abantu bafite umuhimbyi umwe ariko mwe mufite umwihariko ko mufite komisiyo tekinike ishinzwe guhimba izo ndirimbo. Imana ibaha umugisha cyane. None se niki wabwira wenda abaririmbyi bumvise indirimbo zanyu cyangwa se abantu bose bateze amatwi bumvise indirimbo zanyu, niki wababwira mu by'ukuri? Murakoze cyane. Mu gihe gisa nk'iki ngiki hariho ko ubundi ibyuma by'umuziki bigira uruhare mu buryohe bw'indirimbo abantu baririmba. Nk'uko nababwiye rero iriya yari korali y'abana ariko ifite ababyeyi mu yandi makorali. Noneho mu bijyanye n'ubushobozi bwo kugira ngo tubone ibyadufasha bikagorana kubera ko byaturutse muri ba baririmbyi bari mu yandi makorali nka Betani y'urugero. Noneho ugasanga imisanzu dukeneye kuri ba bana no kugira ngo iryo terambere turigereho biragoranye kuko ba bandi nabo ababyeyi babo nibo barebaho. Ibyo bigatuma rero bigorana ku bijyanye n'ubushobozi bwo kubona ibikoresho kugira ngo turusheho kunoza uwo murimo wacu. Ariko naho tutari twabigeraho tugerageza gukoresha amajwi yacu mu buryo bwiza kugira ngo turebe ko cyangwa se kugira ngo umurimo dukora na message dutanga birusheho kugera ku bantu. Icyo nsaba rero abantu batwumva badukurikiye cyangwa se abaririmbyi ni ukudusengera. Icya mbere. Icya kabiri, ubushobozi n'Imana ijya butanga. Nyuma y'uko rero Imana ari itanga ubushobozi, twatangiye kubona mu masengesho twakoze muri byose twizeye, mu buryo twizeyemo Imana, twatangiye kubona ko hari icyo Imana yagiye idukorera. Harimo nko mu mezi make nk'atatu ashize nibwo twagiye kubona tubona Imana itugoboreye ampurikibe imwe, Imana tubona iduhaye gitari ebyiri, Imana tubona iduhaye amamikorofone. Ubwo rero dufite icyizere ko n'ibindi bizaza. Ibyo byavuye mu masengesho si kubw'imbaraga n'ubushobozi bwacu. Ayo masengesho rero niyo dukomeje n'ubundi gushyira imbere kugira ngo n'ibisigaye Imana izabidukemurire. Ibyo rero Imana yatugejejeho, nkaba nakwinginga abatwumva n'abadukurikiye kurushaho kudusengera nabo ubwabo bisengera, kandi bakarushaho kwizera Imana kuko n'ibisigaye izabikora. Natwe dukoreye ibyo ngibyo, kandi uwareba muri iyo korali abona nta ufite ishingiro ry'ijyagira ikindi bimufasha ku bijyanye n'ibyo yakwigezaho. Murakoze. Koze cyane Baptiste, twutubwira ibintu byiza byo muri korali yanyu, ariko muhura n'inzitizi byanze bikunze. Nk'umuyobozi umaze kubona ko habaho inzitizi mu buyobozi, kuyobora abaririmbyi cyangwa se mu miririmbire muri rusange nka korali. None wenda si ngombwa kuzivuga kuko ahari uvuze uti nezi twavuga tuti burya Korali Bethelehemu igira inzitizi zinezi, ntago ari ngombwa wenda, ariko watubwira ukurikije inzitizi muhura nazo ni yihe nama wabwira abandi baririmbyi cyangwa se abayobozi bayoboye amakorali bagenzi bawe? Murakoze cyane. Inzitizi ndagiye nzigira, ariko nari mfite umubyeyi Pastor Kaneziyo. Iyo habaga mu ijoro cyangwa mu kindi gihe byabaga ngombwa ko njya kumugisha inama y'icyo nahuye nacyo kimbangamiye. Umubyeyi yangiriye inama zikomeye cyane, kandi kuzigenderaho byatumye korali nyigiriraho umugisha ukomeye, bigenda neza. Ndamushimira, Imana imuha umugisha. Hanyuma nyuma y'uko rero byagenze bityo, habaye ikintu nagiraho inama abayobozi b'amakorali, ni ku kijyanye
n'uburyo bw'amasengesho ubundi buriya amasengesho atakurimo kora ntago wayishobora kuko birimo abantu batandukanye hari abubwira ngo mukora iki hakaba n'ukavuga mukora iki ntago babyumva kimwe bose ariko iyo uri mu mwanya mwiza w'amasengesho ibintu byose utinzwa no kubivuga cyane ko umwuka bakwibuye muri bya bintu no kuvuga rero ngo inama natanga ku bayobozi b'amakorari ni isengesho kurusha ibindi byose bakora kuko iyo uri mu isengesho Imana iguha tekinike yo gukora ibyo bintu ku buryo bwiza kandi byose bikarangira binyuze umuntu wese ubibona ubirimo. Murakoze cyane arakoze cyane Batista ari kutubwira ibintu bikomeye avuze ko kugira ngo inzitizi zibashe gukurwaho biterwa n'amasengesho ariko kandi avuze ikindi kintu cy'ingenzi abantu batitaho gushaka umuntu wo kwigiraho navuga mu yandi magambo gushaka menta cyangwa se ninde muntu wahaye uburenganzira bwo kukuvugaho ninde muntu wahaye uburenganzira bwo kugira icyo yakora mu buzima bwawe akakuyobora mu nzira zose cyangwa se mu by'ukora cyane cyane ko batubwiye ko ari Pastor Canisius turamuzi n'abantu baramumenyereye ni umuntu ufite inararibonye mu murimo w'Imana n'imyaka ye irabimwemerera. Imana rero umugisha uvuze ikintu gikomeye abantu bagomba kwitaho. Imana umugisha cyane. Murakoze namwe Imana baho umugisha. Amen. Amen. Amen.